ndabyakiranye amaboko yombi ariko kamera yarambira sibyo rata ibyo rata kamera naga imbera wowe uri kureba muri kamera none naberewe zoom please Leo kuna eta imangarika sha awe ndiho ntaso nta nyoko na papa na mama ntaso nta nyoko byose ni bimwe oya isoni nimbe na iso nyoko we nibindi bintu yabada umuntu nyine ushaka kuvuga ko warinda ya hambere wamusubiza iki se kutubwira ubuzima bwe tinareke tuvuge areke kudushyingura turabona abapasteri ati nani isoni afite ya ariko rwose n'uburenganzira bwe natwike ariko natwike nka rutwitse yitwika nk'umukozi w'Imana nta mukozi w'Imana utwika ujye guhura na papa se yawe yari yishi cyangwa se intego yawe kuri we byari ukumusura impamvu mbikubaje nuko benshi bavuze ko usa nuri gukomeza umwirukaho hanyuma nitwongera kumva umuntu bita dore imbogo muvuzeho hari amakuru agenda avugwa ko wibye indirimbo y'abandi byaba ari byo hanyuma hari abandi bavuze ko utagomba kuvuga ko ufite abafana ati kuko nabikorwa ugira maze nyamara muramaze sinekereza ko ari muramaze nimba mwishyuye mwamaze nimba twishyuwe twamaze hari ayo mubasabye ngo mutwishyure hari uwo twishyuje ariko basha kuki abantu baremererwa n'imitwaro batikoreye uwo tuzajya kwishyuza azatwirukane banavuga ko natukanyaho rwose ntabusindi bubyumveho kimwe nabo ni mvuga uyumva ko namututse ari mwe umugani wawe ufata gute ni mayibobo urongeye kandi mbisubiyemo ni mayibobo nta bwenge abafite rahirararakaye kiriya gitutsi cyarambabaje kuko ntabwo ariko ntekereza umunsi umwe ko hari umunsi bazabihagurukira njya mbyizera ngewe uzantuke rwose kuko ngewe ibitutsi birananyubaka cyane rwose ibitutsi biranyubaka ubanza abantu iyo batananuka ntari kuguma muri iyi mihanda reba Rayira yavuye kuri kamera uyu mumama nansesa mu buzima fata iyo foto Rayira yavuye kuri kamera ahubwo se ayivuyeho hajya honde ubu Rayira avuye kuri kamera hajya honde taraza se hariho bandi navuze ngo abo ngabo bumva banyanga bumva rwose badashaka no kumbona bazanshyira he ko nzababyina mu mutwe nk'isereri nzababyina mu mutwe nk'isereri bacanganyikirwa kugeza igihe bazemera kumbana mu mitwe yabo muri make ni uravuze uti ndabaziye nzababyina mu mitwe nk'isereri kugeza igihe bazemera ati turemeye noneho rwose igumire mu mitwe yacu toka kule wakibwawe sawa rero tugende twikomereze ikibazo cya nyuma tunasoza shoremo amafaranga ziriya komenti zose ni amafaranga baba banshoyemo ati ni amafara wakinuwe Rayira rwose ni amafara wakinuwe nta muntu wagushoramo amafaranga atakwemera kuko kuva kuri iyi mihanda yose uyu munsi sejo no naje nje ibi bintu ntibyoroshye hanze social media yararyoshye ayi ibyo ndimo ndabikomeje ngo nta gahunda mfite yo gucika intege ndakabatuye iyo ndirimbo se yande noneho iki kintu n'ubundi sinjya nyizera ndabakunda abashu ntago rega ari urwango ndabizi ko mutanyanga wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. Gasaro TV.
bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora turi kumwe na Afande Laila nabonye nabavuga ngo wigeze Afande kuva ryari sha tuguhaye ikaze umubye ahita seko ko tuguha ikaze sukaseka ntuwikirize murakoze cyane meze gute ndashima Imana ndabona kabisa gasura gasa neza riri nizere ko no kuri kamera ariko gasa cameraman sibyo ngo sokuru nikambwiye reka nze nikanurishwe ngo dore ukuntu kikanurishwe wari umeze neza Laila ariko ako kantu uko kikanurijwe niko kabi niko kabi wari umeze neza cyane ndashima Imana ndakomeye meze neza yego ndahumekera hose guhumekera hose ushatse kuvuga iki hari abantu bahumekera ahantu hamwe gusa sure hari igihe byanga ahandi butari guhumeka icyo kintu ko gikomeye bahumekera se mu mazuru have hari n'ahandi bahumekera okay aha wa mugani ati ndahumekera hose muri make ni nko kuvuga uti ndayaho ndagumye mu magambo meza ndagumye ndakomeye hanyuma Laila ku kiganiro nabonye nijoro wakoze nabonye benshi bavuze ko watutse abantu washize isoni abandi ati wabatutse ku babyeyi nguzanamo baso na ba nyoko nta na rimwe iryo jambo njya ndivuga mu buzima bwa nyoko utumye ndivuga uzi ko ni ikinyarwanda nta nubwo ari n'igitutsi by the way ni ikinyarwanda ni ikinyarwanda ariko ngewe niyo umuntu abivuze ukambwira ngo kera bajyaga bambwira nkiri umwana ngo dore ngo nyoko ngo araguhamagaye nkumva birambabaje nkumva arantutse kandi ntago ari igitutsi ni ikinyarwanda nyine ni ariko ngewe nanjye iyo ubivuze mpita numva shishiye mpita numva ari nk'igitutsi cyangwa se ni za titre wenda tujya twandika ni titre abanyamakuru mwiyandikira ngewe mu magambo navuze nti hari kamera ya papa wawe ndiho hari kamera ya mama wawe ndiho nta so nta nyoko nta papa na mama nta so nta nyoko byose ni bimwe oya isoni nimbe na iso nyoko we ni ibindi bintu nyine ngo wazanyemo ikintu cy'ababyeyi ngo urabarakaza benshi oya nashatse kuvuga ko nta muntu n'umwe ndi iwabo umuntu yakaba yagira uburenganzira ku by'iwabo ntiyakaba yirukana umuntu mu bintu bitari ibye ego hanyuma hari komenti hano mbona umuntu yavuze ati aka kagore ndakanga pe n'umutima wanjye wose ndanakazi kananiye umugabo kubera uburaya bwawo riri riri none komenti nyikoreye iki nyisubizeho iki umuntu nyine ushobora kuvuga ko wari indaya hambere wamusubiza iki aha so uwo musubiza iki sinjya nsubiza amayibobo kuko umuntu utukana ibitutsi nk'ibyo aba ari mayibobo rero nta kintu namuvuga kuko umuntu uwo nta definisiyo agira nk'iyo umuntu yifashe se abisobanuro afite akaza muri komenti akavuga ko iby'urugo rwawe rwo hambere ari ukubera uburaya akakuzi nyamara ukuri kuzwi nawe n'umuntu runaka mwatandukanye uwo muntu mufata gute ndetse rimwe na rimwe ashobora gushinja ubwo buraya wenda hari impamvu nyinshi zatuma abantu batandukana nabisobanuye mbifata nka mayibobo nizo zubahuka abantu uwo ni mayibobo uramuhamije Laila n'ukuri for sure umuntu wiyubashye uzi agaciro ke uzi agaciro k'umuntu ntashobora kubaha ukundi banyihangane gukoresha iryo jambo sinzi nimba ariko babivuga sinzi nimba ndi bubikoreshe mu mvugo yubashye gute ariko ndumva ari iryo jambo abantu benshi bazi mbonye unabisubije ubabaye abantu benshi n'iryo jambo bazi hanyuma ejo hari ntago ndeka kwikubaza umupasiteri twakoranye ikiganiro nawe avuga ko wubahutse abakozi b'Imana ukabashyingura uvuga ko badakwiye kuza kuri iyi mihanda kugira ibyo bavuga ku buzima bwawe ati kandi niwe wabwizaniye muri social media ntago twamuhamagaye ngo tumuteruriwe aze kutubwira ubuzima bwe ati nareke tuvuge areke kudushyingura turabona n'abapasiteri ati nta n'isoni afite ahubwo uwo yarishyinguye njye ntarimbingira nshyinguramo abantu
ikindi mu magambo nibuka nakoresheje yanjye naravuze nti aba bakozi b'Imana nabo barancanga njya nyuberwa nimba baraje kuri iyi mihanda kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa nimba baraje kuri iyi mihanda kwitwikira nabo nk'abandi bose. Nibaze batwike tumenye ko baje gutwika ariko bareke kwitiranya iby'Imana n'ibindi bintu, kuko kuba uri mu bintu by'Imana ntuzubwiriza ibintu by'Imana, kuko iyo uri umuntu w'Imana uri umuntu usenga, iyo ubonyeho umuntu ikintu uramusanga ati umuntu w'Imana rero ndi umukozi w'Imana nca bugufi ngo usengere umwami Yesu akugiriye neza cyangwa Imana ikugiriye neza kubera yuko aha ndabona bitameze neza, turebe uko tubigenza. Ntabwo ujya kuri kamera kwigaragaza, ntabwo ujya kuri kamera kwiyerekana ngo uze gutwika kandi utari no kuvuga n'ibibaza kuri kamera nta nicyo binatwaye, kuko nanjye ntaba nk'ababandi ngo nirukana abantu b'abandi kuri kamera zitari izanjye. Ariko wiza kwitirira umukozi w'Imana utarimo uvuga ibyerekeranye n'iby'Imana. Zawuri rutwitsi nk'abandi bose uze nyine witwikire nta nicyo binatwaye, ariko ureka kwitirira ngo ndi umukozi w'Imana ukaranginda urangiza ikiganiro nta hantu na hamwe ubwirije ubutumwa bwiza. Nicyo navuze. Kuba rero we yariyumvishe ko namushyinguye, ahubwo we yarishyinguye. Kandi wavuga ati Layira yizanye kuri iyi mihanda nta wamuhagurukije mu rugo rwe, ntareke tumuvugeho. Ndi mu mihanda nibyo navuze. Naze yitwikire rwose abe rutwitsi avuge namubwira iki, ahera mu gitondo avuga Layira, ageze nimugoroba avuga Layira nka rutwitsi. Ariko yiza kuri iyi mihanda avuga Layira yiyita umukozi w'Imana. Ntabwo umukozi w'Imana atambaza amagambo. Ntabwo umukozi w'Imana avuga kuri mugenzi we. Ntabwo umukozi w'Imana aba yarahamagariwe kuza kudefinisa abandi bantu. Mu mihamagaro bagira baba baragize iyo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubw'Imana na Bibiliya bakabwiriza. Ntabwo baba barahamagariwe kuza kudefinisa ubuzima abandi bantu babayemo, ntabwo baba barahamagariwe kuza kudefinisa abandi bantu. Simuzi ntekereza ko nawe atanzi, sibyo kumbona gutya kuri social media. Ariko rwose n'uburenganzira bwe natwike, ariko natwike nka rutwitsi. Yitwika nk'umukozi w'Imana, nta mukozi w'Imana utwika. Umukozi w'Imana ahubwo arazimya agatwika. Nubwo butumwa namuha. Hanyuma nka Layira ngenda kwibariza nkanjye, ujye guhura na papa se yawe yari yishye cyangwa se intego yawe kuri we byari ukumusura. Impamvu mbikubaje nuko benshi bavuze ko usa n'uri gukomeza umwirukaho. Iyi topic narayi closinze nta kintu nzongera kuyivugaho. Hanyuma nitwongera kumva umuntu bita Dorimbogo umuvuzeho, uyu munsi n'iryo jambo wivugiye. Uburenganzira bwanjye. Kuba ntashaka kubivugaho aka kanya ntabwo bisobanura ko umunsi nzabyuka nkumva ndamukumbuye ntazamuvugaho. Ubwo umunsi nzamuvugaho abantu bazamenye ko namukumbuye, cyangwa kuko nshaka kumuvugaho. Oya ejo twe turi kumwe, ntabwo urukumbuzi ruraza. Ntabwo urukumbuzi ruraza. Hanyuma nakongera nkakubaza iki kibazo, nizere ko cyutadusubiza nkuko dusubije gutya, kuko niba tuba twaje hano kubaza Layira nibyo benshi bibaza kuri we, ntabwo twibaza nkatwe. Hari amakuru agenda avugwa ko wibye indirimbo y'abandi, byaba ari byo? Ngende umuririmbye se kuri iyi mihanda mpamaze igihe, ndumva nta namwe ndavuga ko ndi umuririmbyi. Nayiba nkayikoresha iki? Hayimaze iki? Niba ntaririmba ntari umuririmbyi, nayiba iyo ndirimbo nkayikoresha iki, nkayiteka? Hanyuma bakomeza kugutera amabuye uti impamvu nuko ushaka kwiba indirimbo y'abandi kugira ngo ihe abandi bahanze, wabasubiza iki? Nibategereze bazarebe ko ibyo batekereza ariko kuri. Siko mba n'ibintu wabirakariyemo. Ntabwo narakaye, wansabye ukuri niko ndi gutanga. Ndani ibintu rwose uro mu mama y'umunsi yabirakariye. Wansabye ukuri reka nkubahe. Hanyuma ndasubira kuri no comment iti se uyu naherutse managing Smart Girl. Ese Smart Girl we yagiye he? Yarakunaniye? N'ubundi twakubwiye ko utazigera ushobokana na Smart Girl, ahubwo mwari gutandukana we
agukuyemo amenya, yanditse amenya ariko I think so ari amenya. Abafana bacu nabo rimwe na rimwe hari igihe bajya batwabaza ibintu nkumva baranancanze. Smart Garo arahari, baranamubona mu itangazamakuru. Ibyo ntabwo rero ibintu byose umuntu agiye gukora azajya ahita yirukanka aze kubivuga ku itangazamakuru, kuko ntabwo tubaha raporo dufite aho tuyitanga ko ba boss bacu cyangwa se kuri twebwe ba boss dufite abayiduha. Tegerezwa kuzabona, bazabibona niba bitegereze. Izo raporo z'ibikorere zo ntabwo tuzibagomba. Impamvu nuko hari uwo wamanagingaga mukajyana rimwe na rimwe mu kiganiro, ariko nuko byabaga ari ngombwa kugeza kuri uyu munsi. Uretse nk'ikiganiro nka 2 mwakoranye nibyo byonyine biheruka. Nuko byabaga ari ngombwa, cyangwa se nuko wabonye wenda atari ngombwa ko birashoboka ko wenda duhugiye muri izo projet. Ntabwo projet dufitiye abanyarwanda ari kuza kwirirwa kuri kamera tubabwira. Ntabwo projet dufitiye abanyarwanda ari kwirirwa kuri kamera dushoreranye. Projet dufitiye abanyarwanda ni ugukora ibyo dukora bakareba ibikorwa. Hanyuma hari abandi bavuze ko utagomba kuvuga ko ufite abafana ati kuko nabikorwa ugira. Ngira ngo ajye ubibona tese avuga abafana, ajye avuga abakunzi, ntakavuga abafana ati kuko nabikorwa tuzi. Abafana abakunzi byose ni kimwe. Ibikorwa se arashaka kuvuga ibikorwa nyabaki by'ama etage nubatse nibihe bikorwa ashaka kumva. No kuba mfashe iyi microphone nkamuha message nabyo ni igikorwa. Ahubwo banza we aba yumva n'abatumvishe icyo nashatse kuvuga. Iyi microphone kuba nyifite hashize iminota ingahe ntangiye kuvuga. Cameraman iminota ingahe? Iminota ingahe? Ni iminota ingahe ngo cameraman? Ngo 13. 13 ubu iyi minota amaje kuvuga ubasha kugira icyo akuramo, yamaje kumva ubutumwa bwe. Kandi nongere mbisobanure n'uvuga ngo nta bikorwa mfite, uwamuha iyi mikoro ntiyabasha kuyifata. Ntabwo ari buri wese ufata microphone ngo avuge. Niki ni igikorwa. Ubundi mu kazi mw'abantu kazi hari nuvuga ngo ndi mu kazi benshi barahita batera amabuye ati muba mwishyuje muramaze. Nyamara muramaze, sinekereza ko ari muramaze. Nimba mwishyuye mwamaze, nimba twishyuwe twamaze. Hari ayo mubasabye ngo mutwishyure, hari uwo twishyuje. Ariko basha kuki abantu baremererwa n'imitwaro batikoreye. Uwo tuzajya kwishyuza azatwirukane. Ikindi cya kabiri, udutunze azaza tubwire ati rwose ndabatunze muve kuri ibyo bintu nta kamaro, mwicare hasi mbatunge. Twe turi mu kazi mw'abantu mwe nimuceceke ibibazo byanyu. Hanyuma Laila, navuga ngo hari comment zijya ziza rimwe na rimwe ntibaze kunyumva nabi. Njyewe niba nkora nka Gasaro ushobora kuzarama mama wanjye, which is not good. Navuga ngo kubiganira ugenda ukora, ndetse rimwe na rimwe navuga ndabizi ashobora kunera amabuye n'ubundi hari abajya banera urabogama iki, ariko twe ntago tubogama mo kabyara mwe tuba turi netre. Laila tukamumva uruhande rwe n'undi ruhande rwe. Impamvu mbivuze njye niba ndi kuri uyu muhanda ngwino nuke nkanjye, ariko buryo uzanye mu mubyeyi w'umuntu cyangwa umuvandimwe rimwe na rimwe burengereye. Hari mayibobo nakomeje kubikomozaho. Niba navuga ko natukanyaho rwose ntabwo sindi bubyumveho kimwe nabo. Ni mvuga uyumva ko namututse araba yiyumvishe muri icyo cyiciro. Nta muntu ushobora guterura umubyeyi w'umuntu atanamuzi, atanazi ngo nariho, atanazi ngo abahate, atanazi ngo yitwara ate, atanazi ngo ateye ate, atanazi ngo akunda icyo atanazi ngo muterura amuzane muri ibi bintu. Uburi mayibobo. Hanyuma impamvu bavuze nabonye hari bashatse kuzanamo umutware wawe nyamara iyi mihanda atayiriho. Nk'umuntu ushobora kuzanamo umugabo wawe muri ibi bintu atanabizi ibyo tuba turimo rimwe na rimwe mu mugani wawe, ufata gute? Ni mayibobo. Urongeye kandi mbisubiyemo, ni mayibobo. Umuntu utukana. Simbujije abantu gutanga ibitekerezo byabo. Simbujije abantu kuvuga uko ibintu babyumva. Ariko se ntabwo wavuga igitekerezo cyawe udatukanye. Hari gutemeranwa ikintu n'umuntu
ugatanga igitekerezo cyawe mu murongo muzima. Abantu nibanige n'umuco wo gucika kuri ibi bintu byo gutukana, nibacike ku ngeso yo gutukana, nta ndangagaciro zibirimo, nta ndangagaciro ziri mu muco wo gutukana, wo kwihandagaza, ukubaha umuntu mukuru, ukubaha umubyeyi w'umuntu, ukamuzana muri ibi bintu. Mperutse kubona igitutsi, mbivuze ndakaye, mperutse kubona igitutsi, gihe barantutse ibitutsi byinshi ntacyo bintwaye, ariko mperutse kubona igitutsi batuze Rwema, cyarambabaje, ntibamututse nka we, babizanamo n'umubyeyi we. Bariya bantu rero ninkomeza kuvuga ngo ni mayibobo, ntabwo mbeshye, kuko nta muntu muzima wiyubaha, ufite indangagaciro zo kwiyubaha, ufite indangagaciro z'umuco, ufite indangagaciro z'ubumuntu, ufite indangagaciro, utekereza neza, ushobora gutukana igitutsi nka kiriya. Ntabwo nshaka kugisubiramo kuko kiranagayitse cyane, giteye isoni, kiranagayitse cyane. Mbisubiyemo, uri bwiyumve muri iyo uri bwiyumve muri iyo kategori, nawe akaza agatukana, yiyumve nka mayibobo. Mayibobo nizo zitukana, nta muntu muzima utukana. Hanyuma uwatutse umutware wawe we ni mayibobo. Reka zara akana ka mayibobo gusa, gira ubutumwa umugenera. Gutuka umuntu utari muri showbiz rimwe na rimwe, hari abantu bameze nk'icyondo. Icyondo iyo gikubise cyanduza wowe. Icyondo iyo gikubise, ufashe inkoni ugakubita mu cyondo, kiragutarukira kikakwanduza, kuko cyo nyamara kiguma ari icyondo, nta kintu gihindukaho, kiba ari icyondo nyine, ariko wowe kirakwanduza. Ntabwo nasubizanya, ntabwo nakubita icyondo. Ngiye gusubiza umuntu nk'uwo, nakwiyanduza jyewe, kandi nyamara we ni icyondo, araguma ari icyondo, araguma ari umwanda. Rero ninkubita muri icyo cyondo, birarangira ari jye wanduye, nta butumwa mufitiye. Hago byagukoze ku mutima mu buryo butari bwiza. Aramutse ari umuntu muzima byambabaza, nkumva rwose ni n'igihombo igihugu gifite kuba abantu bazima basobanutse batukana ibitutsi nk'ibyo. Ariko kuba ari babandi nakomeje kuvuga, ntabwo nabitindaho. Gusa dukeneye abo babishinzwe ko badufasha kugorora abo bana n'abo bandi bafite imyitwarire nk'iyo idahwitse, batagira indangagaciro. Ntabwo sosiyete nyarwanda dufitemo abantu nk'abo, ntabwo abanyarwanda twakabaye indangagaciro zacu zizaba zirihe. Dufite abantu nk'abo batukana ibitutsi, nta nubwo ndi bubyite iby'abashumba, kuko abashumba burya bavuga ko batukana ariko ntibatukana. Umushumba avuga bya bindi nyine byo mu nka, ariko nyamara ubisesenguye usanga ari ukubyinirira, ari iki. Ariko umuntu utukana agatundagira umubyeyi w'umuntu, akamuzana muri ibi bintu, nta nubwo azi ko anariho. Ese nk'ubwo iyo ututse umuntu igitutsi nk'icyo, umubyeyi w'umuntu ukamutuka igitutsi, reka dufate urugero, yenda yaritabarukiye, yaripfiriye, ese ubu utumye roho ye iruhukira mu mahoro? Ni mayibobo. Mbisubiyemo, umuntu ukora ikintu nk'icyo ni mayibobo, nta bwenge aba afite. Rarakaye. Kiriya gitutsi cyarambabaje kuko ntabwo, ariko njya ntekereza umunsi umwe ko hari umunsi bazabihagurukira. Njya mbyizera hari umunsi bazabihagurukira, kuko nzi ko mu ndangagaciro tugira no guhora twimakaza abantu kwiha agaciro no kwiyubaha, hari umunsi bazabire babone biri too much, bihagurukire. Ariko niba bihagurukira bazabajyana nyine aho ngaho, bazabajyana mu bigo ngororamuco, babagorore, bagaruke badafite ibitutsi. Kuko gutanga igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane. Ushobora kuza ukavuga ati Laila, je ne suis pas pour avec toi, ntabwo nemeranwa nawe, ariko ntutukane rwose. Unavuga ati Karayira kariyemera, that's fine, icyo si igitutsi. Nushaka unavuga ati Karayira rwose ni agasambo, that's fine, ubwo nimba ari kubibona ntacyo bitwaye. Nuvuga rwose ati Karayira rwose kariryagagora, ati gateye icyo ni iki, icyo sinyifata nk'igitutsi rwose. Nuko nyine numva ko, ariko guhangara umuntu ngo kuri mama w'umuntu, ntabwo nshaka kubisubiramo. Ni igitutsi kigayitse cyane, giteye n'isoni. Uwo muntu rero ufite ibitutsi nk'ibyo mu kanwa ke ni mayibobo. Ariko gishobora kuba, navuga ni igitutsi kibi byo umuntu atanasubira, ariko gishobora kuba cyaragukomerekeje ukuntu.
iyo uvuze ku mubyeyi w'umuntu jyewe wantondagira wamfonyanga wangira uko ushaka ariko subutu ku mubyeyi wanjye no ku mubyeyi wundi uwo ari we wese umubyeyi ni umuntu wo kubahwa kandi nanjye sindi uwo gutukwa kuko ndi umubyeyi wundi ariko nibura jyewe baba binzanyemo kuko mbirimo ariko reka gukururira umuntu mu bintu atarimo mu bintu biragayitse ntuzi nimba n'uwo muntu akiri muzima nibura ngo ababazwe n'icyo kintu aze avuge ati harabanzanye mu bintu byawe bananukiyemo nimba bashaka ko bakubona muri uyu murongo akamucyaha akamugarura muri uwo murongo ese ubwo nk'uwo muntu abaye yarisinziriye uwo mubyeyi abaye yarisinziririye ubu nka roho ye koko birababaje uzi ko nyuma y'uko kubabazwa n'ibyo mbe byakwaje n'ubwa mbe bivuze ngo abantu ujenze amarira mu maso birababaje ni ukuri urababaye nta na rimwe mu bitutsi banutse nigize mbabara nta n'igitutsi banutse cyambabaza ariko kiriya gitutsi batutse Rwema cyarambabaje cyane ndetse sinzi nimba ahubwo nimba baranagisibye bakaba ubwo namwe reka mbasaba ikintu ibintu nka biriya nimajya mubibona mujye muhita mubisiba njyewe Rwema ubundi ndazisiba nuko yambwiye ngo sinkagire comment nimwe musibira oya kiriya kirakabije izimwerekeho ujye uzisiba ariko komenti yerekeranye n'abandi bantu batari muri ibi bintu ujye ubikuramo nyine rimwe na rimwe ni uko hari abatatwumva njya mbona abandika komenti ngo twanditse komenti urayisiba ibiki n'ibiki ujya ubibona ariko navuga ngo hari igihe wandika komenti ibyo nabona nta kintu iri bwungure undi muntu cyangwa se ishobora gutuka muntu mu buryo yabona bukamukomerera iyi social media iyi YouTube ntabwo irebwa natwe gusa bakuru inarebwa n'abana bacu urubyiruko turimo turera urubyiruko rw'igihugu ruzavamo abayobozi b'ejo urubyiruko dushaka ruko ruzavamo abantu bandi bafitiye igihugu akamaro ntabwo twabarerera muri ibi bitutsi nyandagazi bimeze gutya ngo tube turimo turabaha umuco rwose reka mbibasabe n'abandi banyamakuru babyumvireho ni nk'icyifuzo cyanjye ntanze ibitutsi nka biriya bajye babikuramo babisibe tujye tugerageza kabisa babisibe hari igitangazamakuru nabonye ubanza bo babanza bakaverifiya comment sinzi ukuntu babigenza bakabikuramo bo batambutsa comment bashaka ntabwo tuniganya abantu ijambo ntabwo nshaka ngo tunigane abantu ijambo tubaze kuvuga nibisanzure rwose bavuge ati hano ndabyanze oya ariko reka gutukana please reka gutukana ngo uzane abantu mu bintu batarimo jyewe uzantuke rwose kuko jyewe bitutsi birananyubaka cyane rwose ibitutsi biranyubaka ubanza abantu iyo batananuka ntari kuguma muri iyi mihanda muri make mu kanya wari kuvuga uti kamera zirambera njye sinzigera nanazivamo ninde wakubwiye ko zikubera tekereza mvuye kuri kamera reba Rayira yavuye kuri kamera uyu mumama nansesa mu buzima fata iyo foto Rayira yavuye kuri kamera ahubwo se ayivuyeho hajya hondi ubu Rayira avuye kuri kamera hajya hondi taraza se hariho bandi hariho abandi nkawe nyine yaje yiyongeraho n'abavugurura ibyari bihari none ngo ayiveho byonyine no gufata umwanya ukavuga ngo Rayira ngo ntego tugushaka kuri iyi kamera nuko ubona burya ariko abanyarwanda bagiye bashima bakabyerura buriya rero maje kubamenya abanyarwanda burya ntubona wa muntu uvuze ko ari akantu ubu umunezererwa yabuze ukuntu abikubwira akagushotora kugira ngo ugaruke yongera kwiyirebere muri make agasura kawe karabashimisha we ntabwo bishima no mama nta mutima mubi yigirira rwose ntabwo wishima warigeye badukorana ikiganiro ugatangira useka ugasoza useka ntabwo wishima sawa rero oyagira uransetsa ukuntu uba uri kwivugira ngo kamera irambera ariko tujye tuvugisha ukuri muri komenti babivuge Rayira nabivugisha ibitutsi rwose ndabyakiranya amaboko yombi ariko kamera arambira sibyo rata nibyo rata
kamerama naga imbera wowe uri kureba muri kamera nanaberewe zoom please reba ko nahita yimangarika sha sha uyu mama ni danje ndi kugira abo ntera umujinya yego mbese nabonye post yawe no munsi uvuga ngo abantu ndaje ngo ngiye kubaguma mu mutwe nk'isereri ngo kugeza aho bamwe baziyahura ndashaka kubabyina ntabwo navuze kwiyahura navuze ngo abo ngabo bumva banyanga bumva rwose badashaka no kumbona bazanshyira he ko nzababyina mu mutwe nk'isereri nzababyina mu mutwe nk'isereri bacanganyikirwa kugeza igihe bazemera kumbana mu mitwe yabo muri make uravuze uti ndabaziye nzababyina mu mitwe nk'isereri kugeza igihe bazemera ati turemeye noneho rwose igumire mu mitwe yacu nibwo nzabaha amahoro ndeke kubabyina mu mitwe ndaje mbazengereze jya mwigize urabyiyemeje nabyiyemeje urajya he nunyirukana kuri kamera yawe nashinze iyanyu RVT show by the way kora subscribe nukuri none se abantu babashaka iki kugira ngo bazengereze kubera ko mbaryohera ishusho yanjye irabaryohera ishusho yanjye ndaryoshye aya ntakabishe oya uraryoshye ibyo bintu byo bivuze gutyo hari abantu bumva ibindi bumva ibindi njye si byo mvuze rero jewe impamvu nshaka kubabyina mu mitwe nk'isereri nuko hari ibyo mbafitiye kagira inkuru rero ibaruwa riraye muzabaze bariya bantuka nabazengereje ibaruwa riraye bariya bantu ko buri umwegero ukamubaza ati rayire mba namuzengereje buriya kugira ngo asore urututsi arushyire hanze mba namuzengereje mu buryo bwo babyita gute mu buryo bwo kwivura akagira gute agasohora urututsi rero reka nze mbavure dawa ya moto ni moto uwo mbangamiye mu mutwe wabona rwose umuntu nagira n'inama aho kugira ngo ajye yivurira ubusa yibabariza ubusa urwango ubwo burozi bw'urwango bumurye mu mutima soke mu mutima bugere mu kanwa kugeza ugiye havuze ibintu atakagombye kuvuga tukoregeho tumunyuzamo ijisho tukamubonamo undi muntu utari we namugira inama nimba azi ko atanyemera ajya agera ku kiganiro cyanjye skiping aveho kuko kuva kuri iyi mihanda yose uyu munsi sejo no naje nje ibi bintu ntibyoroshye hanze social media yararyoshye imihanda yararyoshye we data kuryoha gusa biteye ubwoba naje nje noneho muri make ati sha mpazarayira ritumura tuzababasha niba buretse beka nifata icyumweru urebe baratangira kwandika ngo rayira yagiye ngo ariko ngo mwamushyire ngo ariko urwo ni rwo rukundo rega ntukabonerega abantu ukanga ugere ngo baranyanga ntabwo banyanga n'abafana muri baramfana ahubwo n'amarange barayisiga uyu mama rwose n'amarange barayisiga mw'abantu mwe buriya ntihazagire umuntu ukubeshya biriya komenti bashyiraho mbifata nk'irange bisize hakuzi kugira ngo kwandika komenti uzi ko nabyo biba birimo bitwara interineti biba biri gutwara interineti kugira ngo rero umuntu afate umwanya akoresha amafaranga ye akuvugaho uriya muntu aba akwemera kudoshapo ahubwo ndabashimiye cyane murakoze cyane uriya muntu aba akwemera kugira ngo akoreshe interineti ye interineti rega iragurwa wa muntu we ni amafaranga buriya baba bashoye nabo ni amafara uzi kugira ngo umuntu ni amafara wa kintu uzi kugira ngo umuntu agushoremo amafaranga ziriya komenti zose ni amafaranga baba banshoyemo ni amafara ati ni amafara wa kintu we rayira rwose ni amafara wa kintu nta muntu wagushoramo amafaranga atakwemera
muri make Ukuri kw'Imana. barakwemera Comment buriya umuntu ajya kuyandika kuko yarebye ikiganiro cyose yakumvishe. Uzi data ziba zigiye kuntu zingana. Uzi kwandika noneho message ingana kuri hari abagenda bona bakabona banditse hari igitabo. n'abavuga ngo ariko ngo umugabo wa Layira yazamubujije kuza kuri social media ngiye abonye nk'ibi bitutsi ngo Wasanga ari ubwo urimo mbwa ati courage madame courage. Ibyo ndimo ndabizi. Ngo ibyo ndimo ndabikomeje. muri make n'umufana wisiga n'amarangi ni kuvuze Ni umufana wisiga n'amarangi. urabeshya Ngo ibyo ndimo ndabikomeje ngo nta gahunda mfite yo gucika intege ndakabatuye. niyo ndirimbo seri yande noneho ariko nyagasani Ni Layira ndirimbo- featuring ni featuring aboneka. sha aha Ibyo ndimo ndabikomeje nta gahunda mfite yo gucika intege zako kanaho nagakuye. uransekeje Umva Ni ku- hari umwana umva nagakuye ako kana. Hari umwana yagiye muri bya bintu by'amarushanwa yo kujonjora abantu ngo bafite impano. Yajyaga akoreshwa na Kenisi sibyo bibera kuri TV1 noneho sinzi hano byari byabereye. Umwana aririmba ibintu biterekeranye arangije Kenisi aramureba ngo ariko shanga ibyo bintu urimo ni ibiki. Umwana amutega amatwi arangije kuvuga amubaza ngo ibyo ndimo ndabikomeje oya yamushubirishije ngo ibyo ndimo undi nawe ngo ibyo bintu urimo ni ibiki. Aramureba ahita ashyira microphone ngo ibyo ndimo ndabikomeje. nta gahunda yo gucika intege None nanjye rero uriya mwana namubonyemo ikintu gikomeye. Namubonyemo ikintu uzi umuntu ukubwira ni nko kugufata akubika umutwe wawe ati curika umutwe wirebamo hariya ntabwo ushoboye kurebamo. Undi nawe ati have nawe ukarwana uzamura ijosi ryawe ureba aho ugomba kureba. Ibyo ndimo ndabikomeje nta gahunda mfite yo gucika intege. Niyo message ndayibatuye. bya bintu ntibizoroha kuri iyi mihanda kabisa Biragoye cyane. Layira benshi bari bazi ko uko bazajya bagenda bamubwira azagera aho ngaho kabisa Elviti show noneho hari kamera nyinshi cyane hariya kuri Elviti show niho biri kubera. niho byabereye Yewe we mwakoze subscribe kagiye kuba ko hagiye gushya hari no gushya. Subscribe please. ukaba uramamaje kabisa Elviti show wizamukira nimanukira. Kamera hariya ni mva ni munange munange. Uzambura kwa Gasaro azahita asimbukira kuri asimbukira Elviti show arebe uko bimeze. Subscribe zanyu ndazikeneye bantu banjye kandi ndabakunda rega ntimukumve mbabwira gutya abasheri abashu. niho byabereye noneho Abashu mumeze gute da ariko Jihad uramukunda dizi cyane cyane ariko hariya n'amarangi ndayisiga. ndahira Ni mushiti wanjye. Sobanura ikiganiro twakoranye iwabo iwabo he mu genda rugo iwabo? ukireba oye iwabo hariya akorera. ninde wapfuye Sha bamukuye kuri iyi mihanda. Hari umuntu wapfuye. Bayilayi jizo ijambo rimwe kuri umugabo wawe Ndamukunda cyane. ijambo ryiza kuri kiriya kibuga cyicaye hariya Ndabona kineye impuhwe. kiguteye impuhwe ariko sha hari ifoto mufitanye n'uriya muntu nashatse kuvuga sha Layi kari kabaye Turebe. yo Muri cya kirori. yewega we Muri cya ya kirori. foto arikiriye yewe we reka nyikwereke ubundi soza n'iki kiganiro Agiye kuyishyira hanze. oya ntabwo nayishyira hanze Agiye kuyishyira hanze. ndebera iraje ryari ryamwishe Iki kintu n'ubundi sinjya nyizera. Sinjya
uranyizera oneka sinyamwizera ijambo rimwe ku bantu badukurikiye Ndabakunda n'abantu bose bagutuka. ndabakunda abashu ntago rega ari urwango ndabizi ko mutanyanga ni ukuri ko Imana ndabizi ko batanyanga for sure ndabizi bari abantu ntago banyanga sinabanzi banjye mbivuga nyine nkavuga ngo nabanzi banjye ariko nyine ni nakaba gaciyemo ke ntabanzi ngira ndi mutoto wa Mungu ntabanzi ngira ndabakunda kandi namwe ndabizi ko munkunda Imana kandi bahe umugisha nzaguzana super manager n'abayemeye ofa namuhaye ufamuhaye ni yihe yo kumukorera management bye muramishe mugira ijoro ryiza murakoze ariko bane yashira wari wabona kampani ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. Gasaro TV.